Yes, Code Yaba TV twongeye kubasuhuza cyane ingene twa Confiance nje kukubwira ngo komeza ubane natwe ukurikirana myinshi tukugezaho by'imyidagaduro ubu dukwiye gucika ugomba gusanga aha ngaha. Sasa rero tugarutse kuvuga ku kintu turi kubona kidasanzwe cyane kigenda kivuga hirya no hino mu mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo mu minsi ishize twagiye tugira ibihe biteye byiza imyidagaduro hano mu Rwanda muri rusange, barimo kubura Iva Buravan, kubura Yanga, kubura umubyeyi wa Meddy. So ni ikintu cyagiye kivuga cyane, ni inkuru zagiye ziba trend ku rwego rwo hejuru, inkuru z'akababaro of course birumvikana, ibintu bitari byiza na gato. Ubu tuvugana ntawe wigeze gusa mu nyumvereze, ntawe wigeze wita Imana, ntawavuye mu mubiri, ntabwo ariko bimeze. Gusa icyo tuje kuvuga ni uburwayi bwa Yago. Uyu nguyu Nyarwaya Innocent cyangwa se tuzi nka Yago, ufite igitangazamakuru cye cyo Yago TV show, kugira ngo abenshi twamumenye kuri TV10. Ubu tuvugana ararwaye cyane, akaba arwaye bikomeye, arwariye mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya. Ngira ngo abenshi babizi biri Remera byo ku Gisimenti, akaba ariho uyu musore arwariye. Uyu Yago mu minsi ishize twavuga nuko yari ari mu gihugu cy'u Burundi, aho yagiye mu gihugu cy'u Burundi muri show cya concert za Bruce Melody, aho Bruce Melody ni team bajyanye. Ubwo Yago nk'umunyamakuru nawe yagiyeyo yakora inkuru nyinshi cyane, ugerageza bari bajyanye na Bruce Melody, arimo gufata ku mavuta DJ Brian, Symphony Band ndetse na management muri rusange. Yago n'umwe muri bajyanye nawe, banakoze inkuru nyinshi, banatambutse igitaramo cya Bruce Melody. Yes, ibyo birangiye, akoze ibitaramo, akoze iyo show irarangiye, akoze ibiganiro, then biba ngombwa akagaruka i Kigali. Nyuma yo kugaruka i Kigali, haciye iminsi akomeza gukora, ngira ngo abenshi bamukurikirana bagiye babibona. Ariko nyuma haza ubwo yaje gutanga itangazo kuri Instagram ye, avuga ko atameze neza. Aje gutanga itangazo avuga ko atameze neza, anagira yatanze itangazo kuri Instagram ye ndetse na Twitter, asobanura ko atameze neza, ibintu atari byiza na gato kabisa, avuga ko arwaye. Ndetse binavugwa ko bamujyanye kwa muganga ubwo atabasha kwigenza, ubwo bamukuye no mu modoka, bakamujyana, basa nk'abamuteruye, bivuga ko arembye. Ntabwo yapfuye, ni muzima, nta bindi bikaze. Ariko we icyo twavuga ni ukuvuga ngo umusengere, ni ukumusengera, kuko uyu Yago afite uruhare rukomeye cyane, afite role nini cyane mu kumyidagaduro yaha mu Rwanda. Impamvu kumva ko ubwo atameze neza ntabwo ari ikintu cyo kwishimira muri rusange, ntabwo umuntu agicika ngo agende ngo abyirengagize. Umuntu agomba kugira icyo abivugaho kugira ngo twifuze twese ko yagaruka tukamubona ari muzima. Ni the top shot nk'uko akunda kubyivugira. Twongeye tumubone ko ibiganiro bye, tumubone duha ama-actualité meza cyane, ama-exclusive ku rwego hejuru, dukomeze tumukunde. Ni ukuvuga ngo icyo twavuga kuri uyu mwanya we ni uko arwaye nk'uko yabyitangarije. Inyuma no kuri tubicaraho ko baragaragaje itangazo, intekerezo ryaciye kuri Instagram nyine bagaragaza n'aho arwariye, bavuga ko ku bakunzi be bamukunda, kuri bakunda Yago TV show, bagiye gusa nk'aho bihanganye gato kuko nta biganiro baza kuba babona bisohoka, bitewe n'uko uyu nguyu nyine Yago cyangwa Nyarwaya Innocent, ariyo Yago nyine ubikora arwaye. Ni ukuvuga ngo abakunzi b'ibyo biganiro bamukurikirana umunsi ku munsi, ni ukuvuga ngo mugomba kwihangana kuko ntabwo muraza kuba muri kumubona muri rusange, kubera ko
arwaye ameze nabi, ngo ni ukuvuga ngo yes, nuko twabivuga muri rusange. Icyo twagenda tukubwira tuvuga ati nta kindi ni ukumusengera kabisa, akaba yagaruka muri mode, akagaruka akaduhereza byinshi tuba tumwitezeho, mukurikirana kuri social platforms zigiye zitandukanye. Muri rusange tukaba twavuga ko no gusengera imyidagaduro mu Rwanda muri rusange, kuko uyu mwaka ntabwo ari ibintu byiza biri kubamo, si ibintu byiza, ntabwo ari ibintu byari bisanzwe, havugwa byinshi, ntabwo ari ibintu, ni ibintu abantu bose bagenda baratungurwa bibaza ni ibiki bimeze bite. Ariko icyo twagenda tukubwira muri rusange, twebwe ko Diraba TV Show turahari mu tugezeho inkuru yose ushobora kuba utumvise, cyangwa se ushobora kuba wibuze cyane ntunayumve neza, cyangwa se n'ibindi udashobora kuba utazi ariko ukeneye kumenya. Turi tayari kubikugezaho mu ba mbere kugira ngo umenye imyidagaduro hano mu Rwanda ndetse no hanze ukuntu byifashe. Njye nitwa Confiance nkubwira ngo komeza ukurikirane ibikorwa byacu, stay touch.